birakuntumira ko ubundi ugira ubwenge ntabwo wumva se mana yanjye ayiwe ngomba gushaka inzira y'ukuntu nava muri buno buzima ndimo. Bana kari wowe ufashaga abantu bihebye, kari wowe utaje kumugisha Mana, nanjye ko ngusabye ngo Mana umfashe. ndagusabye ngo ugendane nanjye kandi nizeye ko ari wowe uremaga ibintu bisha, nanjye buno munsi unyiyereke kandi ugendane nanjye mu rugendo ndakora, mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu. Wa muhungu we ntabwo nkuzi, ngiye kuguha akazi. Iri taka ndashaka kuryikorera korera ujyane hariya haraguru, ariko ntihagire ibuye na rimwe usigamo. Amabuye arajya ukwayo, itaka rijya ukwayo, kuko bararibumbira hariya haraguru. Yego 750 urayemeye? Nta kibazo mpamuje ku mafaranga ndikugemera. Nta kibazo, bikore vuba. Allo musore karame mabusha. Wa musore we, yego hako ubundi ugira ubwenge ko nakubwiye gufata rino taka ukarikura ahangaha urishire hariya, none wowe ibintu uri gukora warirunza ahangaha. Ibi nibyo twavuganye nyine mabusha, nayo ndi kugira ngo mbifate ndishirana kugira mu buryo bworoshe, nongere nditerure ndishirara hejuru. uri kurema hano se ko nakubwiye ubundi ngo ukuremo amabuye, nkaba ndi kubona itakuri kurikura ukarirundamo amabuye. Ibyo twabivuganye. Oya mabusha, nayo ubwiye ngo ndishirara hejuru. Birakuntumira ko ubundi ugira ubwenge ntabwo wumva se? Ndumva watumye nakoresha abandi uza kunesha umutwe, nibyo nakubwiye ntabwo ubundi urumva.
ndabyumvaga nende ubwira ngo wenda kura kuri za marano byandusha manze ndishirara ngire ndifate ni kuri shirara hejuru mama nta bisobanuro byawe nshaka mereza igitiyo cyanjye ndavuze nyine ngiye kubikora mbikore vuba uko ndishirara hejuru njaka uzi ko abantu bari kubumba bari yaraharagura hanyuma se urajya uritunda uri kuri basukaho oya none kuki wanyiciye akazi ubundi muza mufite wikosore sibiki ndavuze ngo nkumbye ntakikubona hano mabuja nukuri kw'Imana mabuja abantu bo kunyica mabuja ndakubwiye ngo mbare kabiri wamviriye mu kintu mabuja basi nutwo nakoreye ndabwo watumbereza wakoze iki ibyo nakubwiye gukora se wabikoze genda ndashiramo abandi ibintu biza mu kazi bidafite gahunda tebera ngo kiragenda Mana koko niki nakoze muri buno buzima ndimo Mana njaka kuba umukire ariko nzi ko ubukire butazampamagara ngo buze kundeba ayiwe ngomba gushaka inzira y'ukuntu nava muri buno buzima ndimo kubera iki
mana koko nakoze iki kugira ngo nisange muri buno buzima? Basi habe n'akagisha n'agake navukana, habe n'akagisha n'agake washira ku buzima bwanjye mana. Mana kari wowe ufashaga abantu bihebye, kari wowe utanga mu mugisha mana, nanjye ko ngusabye ngo mana umfashe. Mana uyu munsi nari nabonye akazi ariko ndabona gatinze. Basi umunsi w'ejo ubane nanjye, nzongere ngerageze mana umpe icyo gukora, ndebe ko nava muri buzima.